kwihuta no kubisohokamo wihuse cyane no guhagarika iyo relationship n'abo bantu. Wambwira utari ko sano niba umugabo nashatse ari muri iyo karande nanjye ndatandukana none ndatandukana hoye uramenya ko afite uburwayi kuko ibi bintu bya karande bisa nka link. Njye shura kuba mvuka mu muryango udafite ibyo bigeragezo by'ibyaha n'ubupagani ariko ngashakana n'umuntu ufite ahurira n'ibyo bintu kubera ko tugiye kubana tugahuza amaraso kera nanjye mba maze kuba posede w'icyo kintu aba bamaze kugera mu mwandiko ariko uko mbeze kose ntabwo ndi bukubitwe n'ibyo wabo cyane ahubwo ubuzima bwanjye buzafektwa n'icyo kintu kivi wabo ariko iyo nabimenye ngenda gisenya. Yego siyo ngo ntandukane n'umugabo ntandukane n'umugore oya cyambere nuko bimenya ukabimenya ukabitekereza. Iyi nicyo twita karande cyangwa ikindi kintu cyata ku muryango ariko kivuye kuri relationship n'abantu mwari muri kumwe. Igihe atari umugabo n'umugore kuki wagumva wakuba biriya ngo ukubonye umujura wishimira kubana nawe bitanye n'umusambanyi wicara uvuga nayo mwene so beshyira ibyo urabikora nkagira gutakora so avuye hagarika mu nzira izarizo zose kupa kopuriya karande n'imivumo bikunze kwafekta abashakanye. Umwe ashobora kuba atabifite ariko agashaka ubifite kandi ntabwo uri bumwangire urugi atikinguriye. Inama nziza mufashe gufunga urwo rugi ko rukingurwa n'abantu tutazi ariko rugakingwa natwe ubwacu twarumenye mwabimenye ko bitahari ku bintu bigahinduka amateka. Ubumwe bw'Abera Ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindurwa abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero n'umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries amavuta kangira amateka ubuzima bugahinduka. Amavuta kandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2 aho umubyeyi w'umupfakazi yarafite ideni bagiye kumutwarira abana aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute. Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe undi aramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura byose bigenda neza. Icyo ufite icyo ushoboye icyo ubasha gukora bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera yo kubakira amateka. Naho rero havuye ubusobanuro amavuta kandagira amateka ubwiza bwawe ukusa ukureshya icyo ushoboye icyo ukora uko ubigenza aho uvuka aho ukomoka ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Gusoje kandi ngo hayikaze wo kuri cyo Ubumwe bw'Abera Ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Aho uri hose nkwifurije umugisha w'Imana ibyo ukora byose bikugendekere neza. Ndizera rero abantu bari mu Rwanda hirya no hino mwarabashije kubona imvura byose ni umugisha utangwa n'Imana. Mukomeze mugubwe neza cyane. Amazina yanjye ni Jerry nkuko bisanzwe turagarutse mu biganiro byacu bya buri munsi. Ntabwo ndi njyenyine rero nkuko mubimenyereye ndi kumwe na mushumba Pastor Ntambabazi. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Umeze neza? Ndashima Imana. Yego wambaye neza. Urakoze Imana iguha umugisha. Amen amen. Ni byiza cyane rero kuba nongerewe kugira amahirwe yo kuba turi kumwe. Buri hari ibintu dufata nk'ibisanzwe mushumba nyamara ntago biba ari ibisanzwe. Hari ukuntu umuntu abona bwakeye wenda hari ibindi byifuzo aba yarashyize imbere akabona bitaragerwaho akumva ko nta kimana yakoze nyamara nanone kuba bwakeye naryo ubwaryo nishimwe. Turashimira Imana yuko iduhaye umunsi wa kabiri wo kuba twabonye izuba twabonye akavura
turabishimiye Imana cyane. Murakoze cyane. Uyu munsi rero mushumba mbabarire tugaruke ku bintu abantu bagiye batasobanukirwaho ariko nabyo biri mu bizengereje abantu. Tugiye kugaruka ku kintu abantu bambwiye tuzagarukeho ngo bashaka kubisobanukirwa neza kugira ngo babohoke ku mutima, babohoke ku mubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka. Ibyo rero nta bindi mushumba, ni ku kintu bita umwuka wo mu muryango. Uraza dusobanura umwuka wo mu muryango ni iki, ese byaba bifitanye isano na karande, umuntu yawubohokaho ate, ukora gute, ibyo byose. Urakoze cyane Imana iguha umugisha. Nanjye ndishimye kandi nizere ko wagize icyumweru cyiza kandi utangira icyumweru cyiza cyane. Abadukurikiye bose Imana ibaha umugisha, kandi ndibwira ko tuza kugera kuri byinshi mu kiganiro tuganiriye. Urakoze cyane. Hari umuvandimwe wanditse ngo ningaruke ku nzozi barazikumbuye, ariko inzozi ziba zibanda, ntabwo wavuga inzozi utabanje kuza muri uyu mwuka wo mu muryango. Ubundi icyo twita familiar spiritual n'ubundi ni umwuka wo mu muryango, ari umwuka wa karande cyangwa umwuka wa karonda. Yego, ibyo aribyo byose uko twabitsinda turabivugaho nyuma, ariko ni umwuka ukubuza uburenganzira, ugushyira mu mibabaro, ugushyira mu ntambara, uguca intege, ukubuza iterambere, mbega ugasa nk'uhora uri mu idindizwa no mu itotezwa n'agahinda kadashira. ukuriho wakwitegura ko ugiye kubona icyiza ukakibura, ukibaza impamvu yacyo. rimwe na rimwe ariko nkagira ngo abantu badukurikire akenshi kugira tubashe kubyumva neza, ni umwuka w'abantu batakiriho bapfuye, dead person in your family. ubwo umwuka wo mu muryango ni umwuka w'abantu batakiriho mu muryango wawe bapfuye, uhora ukugendaho. Ariko habaze kumva indi nguni, nubwo hariho umwuka wa karande mubi, yego, ariko habaho n'umwuka wa karande mwiza. ubwo muri make harabaho karande mbi na karande nziza. Yego, urakoze cyane. Ko burya abantu iyo bumvise ijambo karande bahita bumva ikintu kibi. Yego, oya, karande ni umurage n'uruhererekane rushobora kuba rwaratangiye ari rubi rugakomeza, kimwe n'uko haza n'urundi rwiza ku muntu uwo ari we wese, rugakomeza guhererekana ari urw'ibyiza. umuco karande ni uruhererekane. Yego, urabyumvise? Ariko buriya nabyumvise, biva ku gisekuru bijya ku kindi, biva kuri generasiyo bijya ku yindi. Ari na mpamvu uzasanga n'ibihugu bigira ubudasa bikagira n'imico yihariye. ubwo ibyo bikururukana cyangwa bihererekanwa biterwa n'ibyo ari byo. Ese ni byiza cyangwa ni bibi? Harimo impamvu ebyiri. Icya mbere ariho karande nziza pe. Yego, ababyeyi beza baraza abana neza, bataterekereye, batabanzwe, batakoze ibyaha, badafite igisekuru kiri nk'ibyaha. Muri abo ngabo uzasangamo nk'abanyabyaha nka 2 mu bantu nka 700. yego, noneho muri wa muryango wakomotse muri ayo mafuti, muri iyo myuka mibi n'ibindi byose, ukazasanga mu bantu 700 hari nk'abantu bazima 2, abandi bose bafite imico y'ababandi. Yego, ndabyumva. noneho ubashe kubyumva buriya kugukurikira rwose. karande y'umuntu wize asiga abana be bize bose uruhererekane bahererekana, asanga umuryango ntucika kuko hari ukuntu wateguwe. burya muri iyi si nuko ntadakurikirana, hari imiryango inazima atari uko habaye intambara. Yego, ariko umuryango ukahanagurika rwose. ntabwo nta burya bize buriya. nanjye ubu nibwo nkibimenya. oya, birahari. abantu bagapfa bakenyutse, abantu ugasanga arabyara umwe. Se niba tuvuge ugeze ku rwego bwara umwe apfuye, se nawe agapfusiza iki nyine umuryango gahita ibyo bigatwarwa na bene wabo. ko burya ubundi iyo umuntu akuze, ubundi ufite igisekuru ukomokaho, ariko iyo umaze gukura nawe buzagira igisekuru. none baze se upfuye utabyaye nyine bigenda bite? ubwo bucitse umuryango. ubwo nyine abandi bapfuye bari kuzakomoka iwawe ntabahari. none ushyiramo razandabirirwa bakuramo n'ibyo bakora ibyaha ibyo byose. ko buri hari abantu bakina n'ibintu batazi. gufata amaraso ukayica ukayata muri tuwarete ugakuramo umwana, buri uko biri kose n'abandi bazakurikira ku bavutse abo. ntiwibwire ko n'abo twitiyeho bandi bariho rwa rubanza rw'amaraso y'uwo wishe. mbiki abavutse nyuma y'uwo wishe wowe ubishaka, umukuye nk'ubishaka ugafata inda ukayikuramo uti batansuzugura.
cyangwa batanseka atanseka menya ngo ubundi buriya uriho umuvumo kera inda zose ziriho amaraso ubwo n'abazakurikira bariho yakarande rwa rubanza ubwo utangiye kubacukurira umwobo mu kigo cyo kubacukurira ubuzima uvuga ngo ubamanura mu mwobo ntubabyeyi bazamura ububakira rero hari igihe usanga nyoko yarakuyemo nk'eshatu iki byose abahungu babitegetse bafite amanyanga n'ibindi byose none bikaba ni wa mwuka w'urukuso rero nuvuga ngo biva kuri dead person in your family ariko hakaba hariho iyo mbi ikomoka mu bisekuru byagiye bikora ibyaha ubwicanyi ubusambanyi gusenga ibishushanyo ubuhemu ubugambanyi bya bintu byose ugasanga bigenda bikurikira nk'uko nabwiye cyagiye umwana atunzwe n'ibyibano atunzwe n'ibyaha byose umukorera senze ibigirwamana abantu barasa ibyo byose bikaza bikaba nk'uruhererekane noneho uwo mwuka w'umuryango tuvuga n'uw'abapfuye batagihari ariko bakoraga ibyo bikorwa nk'ibyo wisanzemo ariko hakaba n'abakoze iki ibyiza nk'uko bavandimwe b'abakatolika tuyambaza umutagatifu runaka yego ntabwo ntawe uriyambaza ntuze baraba ku musaraba ntabwo azabaho bashaka abantu bagiye bakora ibyiza so ngo wa mubyeyi abantu babanza babyumve wa mubyeyi wapfuye igisekuru cyanyu ari umuntu wubaha Imana cyangwa yaririnze gukora ibindi byaha runaka namwe niyo maraso mwibitsemo mufite amaraso ye ntushobora gukunda igihugu wanyu bataragikundaga kuko uzarebe umubyeyi ujya gusenga mu gitondo nabyo bagakarabya abana bakajya mu modoka cyangwa bagatega bakagira gute bakagenda gusenga hakaba undi utajya gusenga ahubwo mu gitondo agakaraba ati nimunzanire byera ati bana banjye uzamugabo uko wasomyeho ibyo bintu banza ubyumve tisomaho uzaba akagabusha undi ati wowe mu gitondo turabyukira ku mazi undi ati turabyukira mu rusengero ku cyumweru icyo gihe nubwo umwana yakura hari akashusho afite mu mutima we kaba mukuriye bakoraga arinza kuri atarumva nyina na se batongana ngo barwane arumva famiye ari umuryango hakaba handi avukira mu masasu muri bya bibazo ugasanga situation arimo ni ya kera ko mu gisekuru cyabo n'ubundi bakubitaga abagore cyangwa bakubita abagabo akumva nta birenze kuko umuntu agapfa ibyo muri byo ku bantu bajye bakurikirana bakunze nko kujya kuraguza harya avuga ati impamvu utashatse ati nyogosenge yapfuye adashatse bakwereka umuntu wa kera mu muryango nibya ati kandi akasi kawe mera ugize imyaka 40 filimi irizinga ugize imyaka 50 filimi agasanga mu muryango umwe ntibapfusha ariko barapfakara abandi ntibapfusha ntibanapfakara ahubwo baba divorce abana nuwe ngo barambane hano ugasanga n'iki twita umwuka w'ubukene ushorera we none z'ubundi niba so ntacyo gusigiye nta mwuka gwaye ubundi uzabikura ukajya kwihigira naye wagiye ukaza uwo ni umwuka bapfuye ngira ngo unyemerere ndashaka kuwusobanura ko harimo impande ebyiri izi byiza n'izi bibi nimbi kandi kagira ingaruka wankundira ugasoma igitabo cy'Abalewi 19:3 Abalewi haje igitabo cy'Abalewi kangahe ibice 19:31 ibice 19 umurongo wa 31 haragira hati ntimugahindukirire abashitsi cyangwa abapfumu ntimukabashikishe ntimukabaraguze ngo mubiyandurishe ndi Uwiteka Imana yanyu. Urumva hano ntimukajye mu bapfumu n'abashitsi n'abaraguza ntimukabiyandurishe ndi Uwiteka Imana ibeza. Yego rero ibyo navugaga byose bikomoka muri ibyo bintu kuko ni ibikoperano Satani arakubita aho ngaho turimo turajyana akabiterekaho. Ijambo rero karande rivugwa muri Bibiliya 10:11 karande. Isezerano rya kera n'inshuro 9 irishya n'inshuro 2. Urumva ko ari ikintu gikomeye ibintu bibiri igaruka inshuro zirenze imwe. No kuvuga ngo mu bitabo 66 gabanije 11 yego uraza gusanga ari mu bitabo 6 iyo jambo rizamo. Ni ikintu gikomeye cyane. Urumva rero karande ubwaje musaza kusobanurira. Karande ni nko n'urugi rukinguriye ibintu bibiri ibyiza cyangwa ibibi.
mu muryango bagukinguriye urugi wowe se ko nge nta byaha nkora ko nkiri mutoya ko ntakubagana ibintu kukikarande yanjeho reka turebe ko ari urugi rw'ibyago n'amakuba cyangwa ibyiza n'amahoro wowe ntushobora kurukingura kuko nta bushobozi rufitemo nta bushobozi rufitiye kandi bivuyemo biri kugeraho ni urugi rero rugukinguriye ibyago gupfusha kurwara inzozi mbi intambara ibitekerezo bikomeye akaga n'amakuba ibyo byose bikihambira bikishyira hamwe nk'umuzigo muremure ukwinjiza muri bwa bukene no mu ngorane aha tusobanure ushobora kuba utunze n'ibya mirenge ariko uri umukene mu mutima no mu buzima kuko burya Uwiteka avuze ikintu Imana iduha icyubahiro ubugingo n'ubwiza no kwishima muri aya mahoro ibyo rero iyo bikubayeho gutyo ni ibintu biguca intege bikunaniza ni rwa rugi rusa nk'umuyaga mwinshi muri makeya bikaza bigahuha n'ibyaha rero ushobora gute ariko se ko mubanga urugi narukinguye njye narukinguye gute nibyo dushaka gusobanukirwa biriya bintu iyo tubiganira abantu badukundira badukurikire ku bumwe bw'Abera Ministries kandi mbashimire ndagira ngo bumve kino kintu turi gusobanura kuri bino bintu hariho karande nziza na karande mbi yes ariko byose ni urugi rw'umugisha cyangwa umuvumo wafunguriwe muri ya myuka igenda ikorera mu bagiye badakemuye ibyo bari bagomba gukemura reka turebe ntabwo turi hasome ariko abantu binjire mu itangiriro 15 uhere ku bice 12 Imana ibwira Aburahamu ngo va mu gihugu cya so na nyoko yego ujye mu gihugu nzakwereka Mose kugira ngo Aburahamu abashe kwicara i Kanani yatambye ibitambo bigera kuri 4 ntago ushaka kubivugaho noneho dusimbuke tujye mu bice 15 haravuga ngo Imana ibwira uwitwa Aburahamu deje urumva ati genda untambire igitambo afata ibitambo b'inka zicamo kabiri ngo ariko Imana ntazigiye gute arangije ngo arasinzira ku kirengarenga yego atizima noneho ibice 15 bazabisome noneho ngo asinziriye ibisiga bigwa kuri cya gitambo bikoraho bya zanyamaza ku gicu zari zigihari ntabwo byari gushoboka akajya zirukagirwa asinzira ngo ariko ngo Imana yohereza umuriro uragitwika Imana itimubwira ngo menya neza ko abana be bazamara imyaka 400 mu gihugu cy'amahanga ubwo ninde bakinguriye urugi nise sekuruza wabo yego ariko Imana kugira ngo imuhamagare ibanza ifunga urugi rwo kwa Setera imutandukanije igisekuru cyaho cyacuzaga ibigirwamana imuhamagaye ku giti cye irangije iramuhamagara ati menya neza ko abana bawe bazamara imyaka 400 mu gihugu cy'amahanga bazagikorera nzabakuzamo bakakomeye urumva deja urugi rw'ibyo bintu ruzanywe na sekuruza wabo yego ibyakurikiyeho iyo ugiye gusoma ntabwo Imana yigeze ivuga ngo ndi Uwiteka Imana yawe Isaka oya byambwiye ngo ndi Uwiteka Imana yawe so Aburahamu uzaguha kino gihugu ntabwo yamubwiye ngo ndi Uwiteka Imana yawe Isaka Yesu Yesu gokuru yambwiye ati ndi Imana ya so Aburahamu ntabwo uri kunyumva ninde wakinguriye urugi Isaka ubwo nise ise Isari wa Aburahamu yego rero hari imiryango ababyeyi badukinguriye mibi na bugingo n'ubutura kwicuza tukiyibamo yego haye nakayaga naguha umugisha nagusabira umugisha aho ndakumvise rwose none utangiye kubyumva uko urumva ni Imana ati we tamba ndakubwira ibyenda kuba arangije iramubwira ngo menya ako hasi mo cyane ati menya menya neza ko abana bawe deja ninde ukingura urugi rw'igisekuru si sekuruza wabo niwe wakibakinguriye natwe rero tutabyiye badufunguriye ibintu bitari byiza cyane byiza aho gatigiye ndi Uwiteka Imana ya so Aburahamu nzaguha kino gihugu yigeze imubwira ko yari Imana ye jamais ntabwo ari wafunguye urugi sinzi ukumva karande ukuntu ikora kandi Imana yimubwiye Aburahamu atakiriho kandi ikavuga ko ari Imana y'ubu utagihari kuko niwe wakinguye urugi noneho ibaze rero ibyago bikuriho
hari abantu bati uzakurikirane abakurikira gusoma ijambo baryumva. ubwo nkurikirije Imana yiyitiriye ko ari Imana ye y'uwo se ari we Aburahamu kuko ari we wayihaye ibitambo arangije. kandi ikindi nawe niwe wenyine wagiranye konvasiyo cyangwa amasezerano n'Imana, kuko ntimubwira ngo ndi Uwiteka Imana ya Aburahamu na Setera, wapi, isa nk'aho yamwibagiwe kuko yari yaramutondokanye imusiga bagomba gusigara hariya. none urumva twihute cyane ukomeje ugasoma bino bitabo ukagera mu bice 28, ubwo umwana witwa Yakobo yaramerewe nabi ahantu kure habi, aramubwira ngo yiseguye ibuye ryari Beteli, umusozi wose twabuze, umusozi wo guhombero, aramubwira ngo ndi Uwiteka Imana ya so Isaka na sokuruza nde Aburahamu. we ntiyamwibwira kuko ibigiye kumubaho ntabwo ari urugi rukinguwe nande na Yakobo, ahubwo rwakinguwe na Aburahamu na Isaka, akomeza yubaha Imana. noneho we agendera ku masezerano ya basekuru n'imirage n'imitungo, nk'uko uyu munsi hari umubyeyi uvuga ati jewe abana bangisha nakuraza uriya murimo wo hepfo n'uwawe, biriya n'ibyawe, ibyari umurage bikahinduka ibintu byawe. urumwumva iyo karande ukuntu imeze, cyangwa nsobanure kunyita gufungurirwa urugi, nicyo nashaka kuvuga cyane cyane. kuba urugi rukinguwe, hashobora gukingurwa urugi rw'ibyiza cyangwa urugi rw'ibibi. ni ukuvuga ngo ibyabaye byose n'inyungu n'amatungo n'ubuzima Yakobo yagize ntibyavuye ku mbaraga za Yakobo, ahubwo byavuye ku isezerano Imana yagiranye na sekuruza, irikomeza kuba indahiro kuri Aburahamu, naho kuri nuze kuri Isaka. ndagira ngo unyemerere turebe Zaburi 115 umurongo w'8. tugende turebe abantu badukurikire bashaka kumva n'inzozi, banza wumve n'ibi ngibi, kuko inzozi urota zirinkinga na buno buzima. yego, abantu babyumve neza. umuntu uriho karande agomba kurota imbwa zimwirukanye, ntabwo ari ibintu 10 arota. Zaburi 105 ureba umurongo w'8 ngo yibuka isezerano rye. umurongo w'8 haragira ngo yibuka isezerano rye iminsi yose, ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi. komeza. niryo sezerano yasezeranye na Aburahamu. nushaka rekeraho niryo sezerano yasezeranye. ndashaka kumva iyo jambo, niryo sezerano. umufunguzi w'urugi rwa mbere ni Aburahamu, niryo sezerano yasezeranye nande na Aburahamu. nuvuga ngo n'uyu munsi n'Abisiraheli uko babaho kose, ko bataneshwa badatsindwa uretse kwiga telefone, ntabwo ari Netanyahu basezeranije, si n'igisekuru kindi, ahubwo ni isezerano Imana yagiranye na basekuruza wabo. komeza umurongo ukurikiraho. niryo sezerano yasezeranye na Aburahamu, indahiro yarahiriye Isaka. rekeraho, yarahiriye iki? Isaka. none se hari ubwo yasezeranye na Isaka? oya, nta naho amuzi. yaramurahiriye ati humura ku bwa sokuru nzaguha igihugu. urabyumva? we ni indahiro gukomeza. mushumba rero ibi bintu bifite imbaraga nyinshi ntari nabikekeye. ntabwo turabitekerezaho. imbaraga nyinshi cyane, ukumva ikintu ukakisangamo kigufiteho ubutware n'ubushobozi, kandi wowe utabizi, kandi n'ubwo utabizi ntabwo bikibuza ko kikugiraho ubutware. nicyo mbashije kubonamo hano. uraza kumva ni magambo akurikije, nyuma badukurikiye umwe bw'abera bumve bino bintu mbere yuko twinjira mu nzozi. yego, ni ukuvuga ngo we yabwiye ngo indahiro yagiranye nande na Isaka, ariko ntabwo baseze, yaramurahiriye ati kuri nzaguha igihugu. komeza mu gukurikiraho. ati ni wowe nzaha igihugu cya Kanani ngaho kuba umwandu ukugenewe. yakirahiriye, yasezereye Aburahamu kazamuha igihugu, apata kimuhaye, ariko ati ndakurahiye igihugu nzakiguha. komeza umurongo wumve. umubare wabo ukiri muke. ntabwo urabirangiza, reka da soma neza, ntabwo umurongo urangije. ati wowe nzaguha igihugu cya Kanani kuba umwandu ukenewe. umubare wabo ukiri. reka tangira umurongo usome, hari ibyo wasimbutse, genda bizi. niryo sezerano yasezeranye na Aburahamu, indahiro yarahiriye Isaka, akayikomereza Yakobo kuba itegeko. rekeraho. akayikomereza nde? Yakobo kuba itegeko. Yakobo ahuriye n'ayo masezerano ayisazamo. kuki none Yakobo urumva nagira ngo mvira ijambo.
isezerano nyirizina rishingiye kuri sekuruza wabo Aburahamu. noneho bigeze ku mwana we Isaka Aramurahirira. ndakurahiye nzakiguha ariko si ku bwa Isaka ni ku bwa sekuru Aburahamu. karande nziza jya ubanza uyumve. Bigeze kuri Yakobo ibigira itegeko cyane, noneho si indahiro ahubwo ni oda. Iramubwira ngo ndi Uwiteka Imana ya so Isaka na sokuruza Aburahamu, ntanze itegeko nzaguha kino gihugu. Ibiri kuba kuri Yakobo hagara imbaraga za Yakobo, ahubwo hari ahantu hari umuntu wakinguye urugi rw'umugisha rurinjira, nk'uko hariho ba data badukinguriye inzugi mbi. Yego, dukingura inzu yo kudusambaniraho badutwite, dukingura inzu yo kutunywesha inzoga turi abana, aho kugira ngo badukingurire imiryango y'umugisha n'amahirwe no kwiga neza no kugira ubuzima, badukingurira ibyago n'akaga. umuvumo burinjiye, twinjirira muri za divorce, mu gahinda, mu nkoni, mu nzoga, mu byose, bityo igisekuru cyacu kibasa nkaho wari umuti ukomeye ugiye kutubangamira. Ndagira ngo abantu badukurikire mve rino jambo. Abigira itegeko kuri Yakobo, bivuze ngo Yakobo aho yari ari byamubagaho ntabwo ari kubwe, ahubwo hari indahiro yarahiriye se, hariho n'isezerano yagiranye na sekuruza wabo. Bigeze kuri we noneho bibitegeko, nk'uko umwana ajya ku ishuri w'icyo kuzanira n'amanota, ibya minerivare wayibona utebe ntabwo abizi ibyo bintu bimureba. None wa mwana kuzi kwize segonderi, abana birwanaga muri babaga bameze bate? Baratakanga. Abana abandi baza gusura bakajya mu buriri akaryama, nta nyina nta se nta umusura, hari mu gahinda, abandi bari guseka. N'iki, hari ibintu bikomeye mu buzima. Uwo murongo usoze katusoze, akayikomereza Yakobo kuba itegeko, ayikomereza Isirayeli kuba isezerano ridashira. Urakoze cyane. Ubwo abana ridashira, ndashaka kwikubwira bano bantu badukurikiye bareka ibi bintu byo kwirirwa abantu bundi ibyo utazi burya binabaho. Iyi ni Bibiliya nkubwiye ngo abikomereza Abisiraheli kubisezerano tagira gute ridashira. Ariyo mpamvu mu 1948 Isiraheli yongeye kubaho. Mu myaka yarazimye ntawe uzi ko izongera kubaho. Aho Yesaya yahanuye ngo nzohereza igisiga cyanjye kibatware munsi y'amababa, bisobanura indege izizagarura Abisiraheli bagiye n'amaguru bahunga, nta ndege zihari n'ubwato. Ariko nyuma ya jenoside Imana wetereka nongere mbasubize igihugu atari bw'Abisiraheli bahari, ahubwo kubw'indahiro y'imyaka runaka itabarika. Nzohereza igisiga cyanjye kibatware munsi y'amababa. Hari indege bahanuraga, ntabwo ushaka kwinjira muri bino bintu. Yego, ariko ntabwo ibikoze kubwo Abisiraheli bahari na Netanyahu uyu munsi ngo ntinabikoze kubwo ahubwo isubiye kubaha igihugu. Sinabongereza babikoze ku bushake, ahubwo Imana yongeye kubikora kuko hariho indahiro n'isezerano. Hari isezerano yagiranye na Aburahamu ku gicaniro 15 bazahasome. Irongera rigira isezerano, indahiro kuri Isaka. Irangije ibigira itegeko ku witwa Yakobo ngo bigeze ku Bisirayeli ibigeze ridashira ry'iteka ryose. Kubw'uwo muntu umwe uyu munsi Abisirayeli nibarenga miliyoni 7, ariko abanzi babo ni miliyoni hafi 330. Bivuze ngo buri Mwisirayeli umwe afite abanzi barenga 60, ariko n'uyu munsi ntibarabatsinsura. Ntabwo bahari kubw'ibibunda batunze, ntabwo bahari kubw'imbaraga bafite, ahubwo bahari kubw'isezerano. Amen. Ntabwo iyikomereza kuba Abisirayeli, irababwira ngo ndi Uwiteka Imana ya so, irangije nzoba ibahereza Kanani nk'uko yabasezeranije mu myaka 100, ibatwara mu gihugu cy'amata n'ubuki uko yababwiye. Sekuru ntariho, sekuruza ntariho, sekuruza mukuru ntariho. Nuvuga ngo abantu bavuye mu Egiputa n'abantu ni igisekuru cya 4 kivuye ku bahungu ba Yakobo. Ubuvivi bw'abagiyeyo n'ubuvivi bwa ba Yuda bwa ba Yosefu, barya bose ngo byafashe imyaka 400 hagati ya Aburahamu no kugira ngo bajye mu Egiputa. Byari imyaka 800, ariko Imana ntiyibavuze ngo ibuka isezerano ryayo iteka ryose. Indahiro yarahiye ikomeza iminsi yose. Imyaka 800 nyinshi
najya mu mateka ukumirwa buriya. Imyaka 400 ni myinshi, hongeraho indi 400. naho twebwe hashize 10, 20 ukumva ko nta cyabaye. Ndagira ngo twumve imbaraga zikurwanya zivahe. Aburahamu ntariho, Isaka ntariho, Yakobo ntariho, abahungu 12 bagiye mu Egiputa ntibariho, abana babo ntibariho, n'abuzukuru babo ntibariho, bigera ku buvivi kinyejana cya 8, ariko Imana ntiyibagirwa ngo bari bakiri bakeya. So urumva the dead people in our family, iyo myuka y'abapfuye basize bakoze ibiki? Nibyo bitugeraho. Banza rero wumvira ijambo rero. Yavuga ati genda uwite. Ntabwo banganye n'Imana y'Abisirayeli wapi? Ngo reka genda Imana yandi. Aburahamu. Urumva bari enjoyinze igihugu, bari imbuto, bari ibintu byose kubw'indahiro y'abasekuru. Nta ruhare umwana yabigizemo. Oya ntaye. Noneho se bya bisekuru byakoze amahano byo bagiye kwimura abanyakanani ntibarimbuye muri cya gihugu kubw'umuvumo wa mu bice 9 by'itangiriro kubwa Nowa avuye mu nkuge yarangiza akavuma abana akavuma Kanani. Umuvumo wa Kanani uramuherekeza mu myaka 800 akurwa mu butaka. Mu myaka 800 gisekuru cyande cya Aburahamu kiraza kicara igisekuruza kiri kicara harya. Urumva rero nicyo rashaka gusobanura abantu bose kugira ngo bumve izo mbaraga zirakomeye. Izi mbaraga abantu tuvuze ibintu biri positive, ariko hari n'ibindi biri negative. Ibibi barapfumuye, bararaguje, barasambanye, bakoze ibyaha. Taravuga ku bisekuru by'abicanye, bisekuru by'abarozi, bisekuru by'abagome. Baraterekeye bakora ibyaha, abandi bakora amahana, abandi barica, abandi barahemuka. Hariho n'abatarishaka batigeze bubaha Imana. None ugasanga icyo gihe umvise neza ko kugira ngo bakire igihugu byavuye ku masezerano Imana yagiranye n'abanapfuye batakiriho. Kandi Imana ntiyakwita kuri ba Yuda n'abandi oya, yigarukira kuri batatu gusa: Uwiteka Imana ya Yakobo, sokuruza Isaka na sokuruza n'abandi bakina Aburahamu. Imana yabo. Dore igihugu ndagize gute? Ndakibahaye. Indahiro. Kuko birera avuze ngo Uwiteka si umuntu ngo yicuze, kandi si umwana w'umuntu ibyo yavuze no kubikora azagira gute? Ibyavuye mu kanwa k'Uwiteka azabisohoza. Iyo usomye Maraki 6:3 haravuga ngo Uwiteka Imana idahinduka, niyo mpamvu abahungu ba Yakobo mukiriho. Urupfu rurahari, ibyago birahari, intambara zirahari. Kuko cyatavuze ngo ndi Imana yawe. Muri Maraki yashize imyaka irenga 1000 bingahe? Ibice 3:6 haravuga ngo Uwiteka Imana si impinduka. Nicyo gituma abahungu ba Yakobo mutamarwaho. Impamvu mukiriho n'uyu munsi ntuzabamaraho. Ibyo mwigira byose ngo Palestina ngo ibiki byose mwigira byose nta uzigera atsinda Isiraheli atari kubw'imbunda n'amasasu n'imbaraga bafite, kubw'indahiro Imana yabase. Iso yarahiriye Imana iki? Nyokora Imana ni nyukuzi yavuganye n'Imana iki? Niyo mpamvu rero twebwe ni imbaraga ziturwanya, zitwambura uburyo, zitwambura amahwemo, zitwambura icyerekezo, zitwambura ubuzima. Nagasunya amagambo menshi nakagiye no mu Baheburayo nkakubwira, ariko ndumva bitari ngombwa cyane. Nashanga abantu bumve aho bipfira. Karonda nziza uko ikurikiye abana, Karande nziza ukuntu uyu munsi ndahuragaho ukayisire kangana gutyo byonyine Irani ukuntu ingana umusozi wose, ariko kubatsinda wapi? Byaranze. Wapi? Ibihugu bifite imbaraga bigasapoti nabyo atari byo, kuko yaravuze ngo nzabaha konka amashereka y'amahanga. Ubwo harimo n'imbaraga si kubwabo byose, kubw'indahiro. None abandi batanze igitambo basenga Imana. Iso yatanze igitambo ajya gucisha. Waravutse bakumurikira abapfumu n'abarozi, waravutse kujyana mu rusengero bakumurikira ibindi byose. None urambwe wavuze ko ari imiryango ibiri, ishobora kuba uw'ibyiza cyangwa uw'ibibi, bitewe n'umubyeyi wawe cyangwa abasogokuru bawe ibyo basize bakoze. Kandi icyo maze kuvumbura mushumba, nubwo byafata igihe kinini, nubwo byafata imyaka myinshi, waba ubizi waba utabizi, rero
abantu benshi nta nubwo twari tunabizi nayo mpamvu ubitubwiye bikugiraho ingaruka byanze bikunze uko biri kose ibintu urimo bano bantu uzasanga barota inzozi nzakubwira mpora nzivuga buri munsi yego urumva nkuko twabonye muri Zaburi 115 jewe ari umuntu nigeze kuba mfite umushuti wanjye ariko yabaga atasinze yabaga ari umwana mwiza cyane ariko ukabona yabaye indi muntu mbega ubwo yari arimo abantu babiri hari we yasinze hakaba nawe atasinze ariko yaba atasinze akavuga ati nukuri njyewe mu mbabarire sinzi ibintu bimbaho sinanabikora mbishaka nayobewe impamvu nyine baranyine se niba nayobewe impamvu nkora ibishoboka bikanga niba se baramujyanye bakohera inzoga ati tucirire mu ziko barafite ibyo bamurikiye ibyo byose rero nibyo nicyo kintu ngo yahaniye amahanga menshi kubarenganya ngo bakiri bake bataragwira yego ngo bazerera mu mahanga ugira ngo nta sezerano bafite ariko icyo nashaka kuvuga uyu munsi sire kuba yaragarutse kongera ikabaho n'ibindi byose byavuye ko bazi kugwana cyangwa ni kwindahiro ya sekuruza wabo wa kera Aburahamu utanakiriho utanakivugwa ariko urugi rw'umugisha yakinguriye abana cyabakurikirana n'uyu munsi uracyakinguye twavuze ngo amen 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 nayivuze wabyumvise ariko na n'uyu munsi ariko wabonye umugabo uhagarara reba ejo bundi uhagarara muri UN ati tuzabarasa rundi wavuze se asoma n'ijambo riri muri Samweli wa mbere igitabo cya Samweli hati ubwami bwacu ntibuzigera bunyeganyezwa n'indahiro so nuvuga ngo uyu munsi ntabwo batunzwe n'ibyo barimo bavunikira ahubwo umusaruro n'amahirwe hari umuntu wakinguye urugi wemereye kuva muri Uriya bakaruda yakumvira Imana akajya guhabwa igihugu Imana ishimwe nicyo bita karande rero inzizi bakinguriwe ariko nkwibarize wowe Murundi unyumva Munyarwanda unyumva Mukongomani umva Ikinyarwanda Muganda umva Ikinyarwanda Mutanzania umva Ikinyarwanda nkwibarize ijambo rimwe wowe wumva hari urugi rw'umugisha iwanyu bigeze bakingura ku mahirwe yawe ikibazo reba ukubayeho ubuzima bwawe ni nayo mpamvu uyu munsi yusenze Imana itabwira ngo nduwiteka Imana ya Yesu ko ntawo baziranye Imana yawe aravuga ati nduwiteka Imana yawe ubwo nucunga neza uzubaka igisekuru cy'Ikinyamugisha naho abandi bo bagukinguriye urugi ntabwo ibazi bagukingurira urwanya gusa ninde wahombye ninde warwaye ninde wakuyemo inda ninde ufite ibibazo n'abandi bahumeka n'ibibazo ntabwo rero bacuruza bagahomba buke ni ikiryango kitagira umugisha yaranditse Paulo yandikira abaromani ngo kubwo gutoranywa Abisiraheli n'abambere ku gikundiro ku bwa sekuruza Aburahamu birongeye biragarutse ku bwa sekuruza ku bw'igikundiro cya sekuruza ariho bra mu Isiraheli bemera abantu burya bemera abantu batatu burya ni Mose oya Aburahamu na Mose bakuye mu Egiputa na Dawidi waguye igihugu kubatemera Yesu ariko urabyumva Yudaism atarabyakira nibo bantu bashyira n'imbere ugomba kumva byo namateka nakubwira hamvaho urusengero uyu munsi abasiramu bahashinze urusengero barani naho baragiye gutambira Isaka twita umusozi wa Moria ntabwo nabijyamo cyane kuri ibyo bintu nagira ntagiramo ncanganyikisha urumva bo kubw'igikundiro cya baratoranijwe ku bwa sekuruza ntabwo ari ku bwabo none urugi nta data nta mbabazi yamfunguriye n'uruye so kwiga nshaje nabwo nihigiye kandi wamara kugira ibyo ubona nawe byakabishakaho none sigira ngo Diamond ntaza gutwara ahubwo agira ngo araguha amahoro none se urambwira usiye ko twijijisha ubundi mu myaka 40 uriga ngo bizagende bite wagombye kuba wigisha none uyu munsi uracyabungana amakaye umwana aratora amakaye ugatora ndi ukumvura igitangaza ntiwumva ko wakererewe mushumba ibyo rero ugiye kubijyamo karande ziratuzengereje ndabivuga kuko jewe nicyo nahamagariwe ntabyo nda gutinya umuntu ziratuzengereje simvuze ngo nibabikore ariko umva neza ko ibyo urimo ukora wakabaye waracyarakusize none se nkubaza ikibazo kimwe urabari dogiteri ufite imyaka 50 wize none nihaboneka umwana w'umudogiteri wa 25 w'imyaka 25 baragahande bafata aracyafite imyaka ubura umuntu arwana perimi n'imvizi ngo muzenguje ushaka perimi nawe n'abantu ugasanga uwo muje kurwanira be ni uruhinja byaye kabiri
twakererejwe n'izo mbaraga, dukererezwa n'igihugu cyaje nk'umuvumo kubera kwicana no guhemuka no guheza bamwe. Utarwanye na karande y'iwabo arwana na karande y'igihugu kitari kibatse nk'uko byari bikwiriye. Umuntu araza aradindira. Ariko Jerry uzumva ngo muze muntayero ukwe ngo ufite imyaka 40 bakora ubukwe cyangwa barimo baterura buzukuru. Gasanga hari washatse mbere we muri 45 umwana arangije secondaire wowe uracyarwana na Pampers. Kibazo urafatira urashingira ibyo umuntu yabyumva ngo nta kimana ngira ibizi urimo urapfureba. Nuvuga ngo urimo reka nkubwire ijambo rimwe, turimo turakora ibyadusize kubera ko twavukiye muri Karistari nziza. Ariko hari n'abandi bana muri iki gihugu bavukiye mu miryango yari izi kishaka. Ati mwana wanjye genda wige, undi ati hoya uragira ingurube. Ibyo kwiga hiza bagize gute? Hiza wize. Ariko ko afite ubumenyi afite hariya. Ati bana banjye dore Uwiteka Imana barebe neza. Undi ati ryangombe ryabinga ndebera abana. Naye mbaza ijyango Imana y'amabinga nyumvira nayo ko kawonga. Baringa n'amabinga. Ryangombe ryabaringa n'amabinga kabyivugira aho ngaho. Ryangombe ryabaringa baringa n'iki se baringa ntago yize. Si ikintu kidahari. Si Imana y'abanyankore n'iy'abanyarwanda se ahubwo. Imana y'amahanga bakayisukira inzoga, bakayisukira ibishyimbo, bakayisukira amasaka, bakayiha imitsima, bakabaga ihene ibara rimwe inka ibara rimwe nko ibara rimwe, bakagira imihango, bakakora cya kintu. Undi ati ho yagiye sinzaterekera sinzanabanwa. Uko biri kose hari Imana ishobora byose. Uwiteka Imana azabandebere bana banjye. Amen. Muri jenoside tubati jewe nubwo ntawe ntayigwa ariko nta muntu nzica. Bakabyanga. Akemera karokora abantu agapfana nabo. Wibaza ko uwo muntu wapfuye arokora abantu igisekuru kitazagira umugisha kizahwana n'uwapfuye yisha abantu agambanye. Bire bavuze ngo uriho amaraso azahora azerera. Ese ugira ngo uriho amaraso nuwo nguwo ubwo igise warapfa kagenda, ariko wa mwana we ahorana amaraso amuzerera ku mutwe kugera ubwo azabohoka akamenya igikwiriye. Turi ku bumwe bw'abera ministries nkundi rubyumve tandukana n'ibintu bikozinga byinshi nabivuze ngo ntago ushaka kubisubiraho. Kandi kino kiganiro njya nemera ko kiba kirekire. Oya ntacyo bitwaye. Kiganiro njya nemera nkashaka ko kiba kirekire, uwumva atashaka kucyumva akakihorera, ariko ubyange ubyumve ingaruka ziri ku mutwe wawe. Wumva bimufitiye akamaro arabireba nyine anasobanukirwa amenye impamvu kucyimera kumwe kucyugira ubwo bukene nuko hari imiryango batagukinguriye. So rero bisaba ko ngize ijambo hari ngira ngo wandebera Imigani 16 umurongo wa 7. Reka turebe Imigani 16 umurongo wa 7. Naze dutangire dusenga Imana tuganire nabo icyo twakora n'ikibazo cyo. Imigani 17 umurongo 16 umurongo wa 7. 16 umurongo wa 7 haragira hati iyo imigenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka ituma n'abanzi be buzura nawe. Isubiramo neza waryumve. Iyo imigenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka atuma n'abanzi be buzura nawe. Urumva iyi migenzereze y'umuntu imaze gutungana. Aha ndagira ngo twumva hambasha ikibazo ngo mbese umuntu yakora iki? Ni gutivaho. Kuko abantu benshi mushumba barabizi baranabibona, wenda nugize amahirwe akabona iki kiganiro hari ibyo akuyemo, ariko ashobora kuba yibaza ati se nibonyeho ubusambanyi bukabije bwaranze, ubusinzi, ubukene, kandi nta kintu byago, indwara, amahoro mu rugo. Yego. Umugabo sinzi ibyo ndimo. Ukaba nta kintu udakora mu rugo ariko aho hahora intunganye. Ubukene, diplome zisinziriye, abantu babuza amajyo n'amaza. Biravuze ngo ibi byose tumaze kubona ko deja ari imiryango idafungurwa nawe ubwo arabayigufunguriye against you cyangwa se iri kumwe nawe ufasha. Nuvuga ngo ikintu cyambere ni gute wabyirinda. First of all nkora kuvuga ngo nuko ubimenya. Nizere ko umuntu abyumvise. Kuba wabimenya. Ikindi bakigira imbaraga abantu batari bazi cyangwa kwiye no kumenya ijambo gusenga no kwiriza ubusa.
gusenga no kwiyiriza ubusa. prayer and fasting. Kwiyiriza yego, kandi ugashaka umukozi w'Imana ugufasha iryo sengesho. Ibi bintu mbikubwire harubwira ngo urumva ngo nagira ngo usengere ngo ngiye byarananiye. Reka da, nta muntu uri bugusengere kuruta uko uri bwisengere kuri wowe ubwawe. Uza yagufasha ariko ubwawe niwe nyiri ikibazo. Kugira ngo gupfakara, gupfusha, gutenya ingo, divorce, uburwayi, ibintu udafitiye impamvu, no kwiriza no gusenga Imana no kwegereza Imana. Icya kabiri ngiye kuvuga, mu nzira izo arizo zose, bisubiremo mbyumve, mu nzira izo arizo zose, mu nzira izire gute, izo arizo zose, mu cyerekezo icyo ari cyo cyose cyaguhuza n'icyatuma karande igukurikira, tandukana nacyo. Imbi niyo mvuga. Yego. Abasinzi, abasambanyi, abajura, barya abantu bose basa nk'abakurinkinga na cya kintu wavuyemo. Stop. Tandukanye. Stop. Bango hagarara. Hagarara aho ngaho. Urabyumva icyo byose sobanura aho hano. Nuvuga ngo ugomba kubivamo no kubireka no kwihuta no kubisohokamo wihuse cyane no guhagarika iyo relationship n'abo bantu. Wambwira utari ko sano niba umugabo nashatse ari muri iyo karande, nanjye ndatandukana, none ndatandukana, hoya uramenya ko afite uburwayi. Kuko ibi bintu bya karande bisa nka link. Njye shobora kuba mvuka mu muryango udafite ibyo bigeragezo by'ibyaha n'ubupagani, ariko ngashakana n'umuntu ufite ahurira n'ibyo bintu. Kubera ko tugiye kubana tugahuza amaraso, kera nanjye mba maze kuba posede w'icyo kintu. Aba bamaze kugera mu mwandiko. Ariko uko mbeze kose ntabwo ndi bukubitwe n'ibyo wabo cyane, ahubwo ubuzima bwanjye buzafektwa n'icyo kintu kivi wabo, ariko iyo nabimenye ngenda gisenya. Yego. Sinwa ngo ntandukane n'umugabo, ntandukane n'umugore, oya. Cyambere nuko bimenya. Ukabimenya ukabitekereza. Iyi nicyo twita karande cyangwa ikindi kintu cyata ku muryango ariko kivuye kuri relationship n'abantu mwari muri kumwe. Igihe atari umugabo n'umugore, kuki wagumva wakuba Bibiliya zivuga ngo ukubonye umujura wishimira kubana nawe, bitanya n'umusambanyi, wicara uvuga nayo mwene so, weshyira ibyo bikora nkagira gutakora. So avoiding, hagarika mu nzira izo arizo zose, kupa. Kopuriya karande n'imivumo bikunze kwafekta abashakanye. Umwe ashobora kuba atabifite ariko agashaka ubifite, kandi ntabwo uri bumwangire urugi atikinguriye. Inama nziza, mufashe gufunga urwo rugi, ko rukingurwa n'abantu tutazi ariko rugakingwa natwe ubwacu twarumenye. Mwabimenye ko bitahari ku bintu bigahinduka amateka. Ibisigaye bindi umushumba gusengera azakuganiriza ikikwiye gukora. Nizere ko abantu babyumvise. Iki kiganiro nimba utacyumvise ngo cyumve cyose, hari ibintu byinshi biri bugucike. Ukagomba kwibanda ko hari umuntu murabona ko muri ndakijijwe ngo igihe nasengeye ngo urumva ngo nyine warasenze nibyo, ariko hari urugi bagukinguriye utabizi, utanagezemo uruhare, urakwafekta rero. Ibyo rero ni ingaruka ugomba kwakira uko byamera kose. Yego. Mbere yo gusoza, aba bantu bafite bene bino bintu mvuze, zasanga barota basambana, barota barya ninjoro, barasubiye mu cyaro, barengo bahinga, urumva, bakarota ibisimba birukankana, bakarota bakurikira abapfuye bareba ukuntu bashyingura, zasanga bakikiye abana batari ababo, rimwe bakanarota bari muri za toilette baziguyemo, ubundi abandi bakandagiye amazirantoki. Ibyo byose ukamenya ngo hari ikibazo gihari mwiye gusohokamo. Aba bantu barota ziteye ubwoba ariko ntashobora kubyumva, ariko ni umuburo w'Imana ngakosora ibyo bintu. So rongera nkubwire ngo nubwo urugi rwafunguwe nawe utazi, ariko you are the one wo kurwifungira nawe ubwawe. Cyambere no kubimenya wa mugani. Yes. Kabiri no gusenga no kwiriza ubusa. Senga no kwiriza ubusa. Cya gatatu, mu nzira zose, mu buryo bwose, tandukanya n'umuntu wakongera guhuza n'ibyo bintu. Turavuga mu mitekerereze, turavuga mu bikorwa. Hunga kure icyaha cyatuma biza ko biratwafegita. Ibintu bya karande mbi bituma umuntu abaho mu buzima bubi.
urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ndagushimiye nawe mushumba, nize byinshi, nizere ko nawe wari udukurikiye hari ibintu umenye byinshi utaruzi. Reka ngushimire. Amen.